ni inkuru itarabasiga gutyo gusa, ahubwo iraza gutuma musigarana inama idasanzwe kandi n'ubumenyi. Inkuru ngiye kubaganirira ni y'agahinda, ariko ibyo si byo byibanze cyane ngambiriye, ahubwo icy'ingenzi ngendereye ni icyateye inkuru kubaho. Inkuru y'urupfu. Twagiye. Uyu yari umukobwa nkamwe cyangwa nk'abashiki banyu, yapfuye ku myaka 36. Umukobwa cyangwa se umugore, ariko bose bari mu cyiciro kimwe. Icyamuteye urupfu nicyo cyarije abantu benshi hirya no hino ku isi. Nk'uko umubona, yakoraga siporo z'umurengera ndetse arazwi cyane, yitwa Cynthia Goldani, akomoka hitwa Rio Grande do Sul muri Brazil. Arazwi cyane bigendere ku miterere ye nk'uko ubibona. Umurebye wabyibwira ko siporo ari ibintu bye. Ni gute siporo si ubuzima se? Si ubuzima bwiza? Ni gute siporo batubwiriza buri munsi? Ni gute ucunze nabi yaguhitana tukagushyingura, yewe tukanakwibagirwa none ndetse no mu gihe kizaza? Si iby'ubu gusa, ntabwo byaba ari iby'ubu gusa. Abakunzi ba Telemontagne Rwanda, nimwegere hino. Kuri Telemontagne Rwanda wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero. Ubwo yiteguraga amarushanwa adasanzwe mu kwa 7, uku nguku bugiye kuza mu kwezi gutaha, siporo yamujyanye nta nteguza, ahandi mvuga nta handi ni mumva kumushyingura. Icyamwishe ni pulmonary embolism. Aha ari naho isomo ryacu rishingiye uyu munsi. Bibaho ubundi ko hari ubwo nk'amaraso avura agakora akameze nk'akabuye gatemba kerekera mu bihaha, ubwo ni mu mitsi ijyana y'amaraso. Ni ibintu byanakwica. Akabuye ntukumve gutyo, ahubwo ni nk'akabumbe k'amaraso yavuze. Bihura gute rero na siporo? Ndagira mujye mwitonda guhera uyu munsi. Akenshi bibera mu mitsi yo mu kaguru cyangwa se amaguru, twerekeza mu rukenyerero pelvic cyangwa se pelvis, aho ako twavuze nk'akabuye birangira gafunze umutsi, bityo ibihaha ntibikibe bikibona amaraso ahagije cyangwa se hafi ya ntayo, yose akabura. Ibimenyetso birimo kunanirwa guhumeka, kuribwa mu gatuza, kugwa hasi utazi uko bigenze, izwi nka fainting, rimwe na rimwe urupfu. Uyu se si yari umuntu, nicyo cyamubayeho. Iyo ni ingaruka cyangwa se ikimenyetso cya nyuma twari tuvuze, urupfu. Bavuga ko ubundi uburwayi bwa pulmonary embolism bushobora guturuka ku bintu nko guterura ibintu biremereye ndetse n'imyitozo ngororamubiri ikakaye kuyikoresha umubiri wawe. Nubwo wenda abarebereraga uyu mugore, abamurebereraga bo bavuze ko yaba yarazize izindi ngaruka z'ubundi burwayi bugenderera ibihaha buzwi nka pneumonia cyangwa se pneumonia. Benshi mu bashuti b'uyu mugore cyangwa se abamukurikiranaga bamwanditseho amagambo meza, gusa nk'uko nawe uri kubyibaza, ni ukuri abantu barizera pe kandi bazira byinshi. Ushobora kwibaza ngo yaje kugera aha hose ashaka iki? Amafaranga cyangwa se gutera uko ashaka? Ntabyo yambwiye, ariko se ibindi byaba iki? Abantu bazira byinshi. Kwikunda ukuri ndetse no gukora byose wabanje kugira amakenga bigomba kuba ari kimwe mu bintu dukeneye kuri iyi si. Urupfu nk'uru ntiruzabeho kuri wowe ndetse no ku bawe. Umanutse munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, ukahakanda, utangira kujya ubona ibiganiro nk'ibi ngibi ndetse n'inkuru zose mu buryo bukoreye mu gihe kizaza. Samuel Mugisha, reka tuzasubira gutaha. Uri kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si itoroshye, tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Reka tuzasubira gutaha. Turabakunda cyane.